Abana, dusome igitabo. bizadufasha mu buzima. Mumpe urubuga nsome. Abana, ndabasuhuje cyane. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya ungana n'iminota 15 ababyeyi babaha ngo musome ibitabo buri munsi. Mubashimire cyane. Gusoma ibitabo nibura iminota 15 kandi buri munsi ni byiza. Bituma mumenya gusoma neza kandi vuba. Bityo bikazaborohera kwiga n'andi masomo. Uyu munsi rero agatabo tugiye gusomera hamwe ni agatabo kari mu cyiciro cya 3. Kagenewe gusomwa n'abana batangira kwiga gusoma, biga mu mwaka wa mbere n'umwaka wa 2 w'amashuri abanza. Kitwa Kanani n'utunyange. Aka gatabo karimo inkuru imwe mu zahize izindi mu marushanwa yandika Rwanda ya 2019. Kanditswe n'Abayo Keza Joyeuse. Yanditse iyi nkuru afite imyaka 10, yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ngiye kubasomera rero, kandi mukurikire. Nzajya nsoma, ningera hagati mbabaza ibibazo. Kandi nindangiza gusoma, noneho muramfasha dusomere hamwe. Mu gihe tuba turi gusoma aka gatabo, ndakubaza ibibazo, numve ko ibyo turi gusoma uri kubisobanukirwa neza. Ndagushimiye cyane ko ugiye gutega amatwi nkagusomera. Nkakubaza ibibazo ukansubiza. Kandi twarangiza tukongera tugasomera hamwe mu ijwi riranguruye. Ngaho reka dutangire. Utega amatwi, sibyo? Utunyange twiberaga mu ishyamba. Twabanaga mu mahoro, tugahora dukina. Twitegerezaga ibyiza bitatse u Rwanda. Tukitegereza ibimera n'inyamaswa. Tukitegereza kandi amazu, imisozi n'ibindi. Umunsi umwe, utu tunyange twarakinaga. Twakiniraga mu mashami y'igiti. Twaririmbaga duseka, tunezerewe cyane. Ngaho subiza. Utunyange twakundaga kwitegereza iki? Twitegerezaga ibyiza bitatse u Rwanda, ibimera n'inyamaswa, amazu ndetse n'imisozi. Nanone dukomeze dusome. Haza kunyura umwana witwa Kanani. Kanani uwo yari inkubaganyi cyane. Kanani arahagarara, yitegereza twa tunyange, maze atangira gutoragura amabuye. Atera utunyange amabuye atubuza amahoro. Twose dutangira kuguruka duhunga. Ngaho subiza. Ninde wateye amabuye utunyange? Twasomye ngo Kanani yateye amabuye utunyange. Nanone dukomeze dusome. Uko ateye amabuye akangiza ibiti, amababi n'indabo bigahunguka. Haza kunyura umubyeyi uvuye mu murima. Yitegereza ibyo Kanani akora. Aramwegera, amusaba kurekeraho. Amubuza kongera kwangiza ibidukikije. Amusobanurira akamaro k'amashyamba ati, atuma duhumeka umwuka mwiza, akanakurura imvura. Ngaho subiza. Amashyamba adufasha iki? Twasomye ngo amashyamba atuma duhumeka umwuka mwiza, akanakurura imvura. Nanone dukomeze dusome. Yongeraho ko
amababi y'ibiti avamo imiti, anamubwira ko imizi ifata ubutaka bikaburinda gutwarwa n'isuri. Yamubwiye kandi akamaro k'inyamaswa, zikurura ba mukerarugendo maze bakinjiza amadovize. Ikindi, inyoni zidushimisha zituririmbira. Mu gitondo ziratubyutsa, bityo bigatuma tudakererwa. Ngaho subiza. Inyoni zifite akahe kamaro? Twasomye ngo inyoni zidushimisha zituririmbira, mu gitondo zikatubyutsa. Nanone dukomeze dusome. Kanani yumvise izo nama aramushimira, amwizeza ko atazongera. Nuko uwo mubyeyi amusezeraho. Kuva ubwo, Kanani yisubiyeho. Ibyo bigaragarira buri wese. Atera ibiti ku kayira kajya iwabo. Mu gitondo yavomereraga ibyo biti. Yarangiza akajya ku ishuri. Nimugoroba akongera akabivomerera. Ibiti Kanani yateye byari bitohagiye. Twa tunyange tukaza tukabikiniramo. Kanani yatubona bikamushimisha cyane. Kanani agirana bagenzi b'inama, bose biyemeza kubungabunga ibidukikije. Ngaho subiza. Ese nawe ujya ubungabunga ibidukikije? Yego, uzajya ubungabunga ibidukikije kuko bidufitiye akamaro. Ngaho noneho dusubiremo iyi nkuru yose, tudahagarara. Kandi nawe umfashe dusome mu ijwi riranguruye, sibyo? Reka dusubire ku ipaji ya mbere. Utunyange twiberaga mu ishyamba. Twabanaga mu mahoro, tugahora dukina. Twitegerezaga ibyiza bitatse u Rwanda. Tukitegereza ibimera n'inyamaswa. Tukitegereza kandi amazu, imisozi n'ibindi. Umunsi umwe, utunyange twarakinaga. Twakiniraga mu mashami y'igiti. Twaririmbaga duseka, tunezerewe cyane. Haza kunyura umwana witwa Kanani. Kanani uwo yari inkubaganyi cyane. Kanani arahagarara, yitegereza twa tunyange, maze atangira gutoragura amabuye. Atera utunyange amabuye atubuza amahoro. Twose dutangira kuguruka duhunga. Uko ateye amabuye akangiza ibiti. Amababi n'indabo bigahunguka. Haza kunyura umubyeyi uvuye mu murima. Yitegereza ibyo Kanani akora. Aramwegera, amusaba kurekeraho. Amubuza kongera kwangiza ibidukikije. Amusobanurira akamaro k'amashyamba ati, atuma duhumeka umwuka mwiza, akanakurura imvura. Yongeraho ko amababi y'ibiti avamo imiti. Anamubwira ko imizi ifata ubutaka bikaburinda gutwarwa n'isuri. Yamubwiye kandi akamaro k'inyamaswa. Zikurura ba mukerarugendo maze bakinjiza amadovize. Ikindi, inyoni zidushimisha zituririmbira. Mu gitondo ziratubyutsa, bityo bigatuma tudakererwa. Kanani yumvise izo nama aramushimira, amwizeza ko atazongera. Nuko uwo mubyeyi amusezeraho. Kuva ubwo, Kanani yisubiyeho.
Ibyo bigaragarira buri wese. Atera ibiti ku kayira kajya iwabo. Mu gitondo yavomereraga ibyo biti. Yarangiza akajya ku ishuri. Nimugoroba akongera akabivomerera. Ibiti Kanani yateye byari bitohagiye. Twa tunyange tukaza tukabikiniramo. Kanani yatubona bikamushimisha cyane. Kanani agirana na bagenzi b'inama. Bose biyemeza kubungabunga ibidukikije. Urakoze cyane gusubiza ibibazo nakubajije. Noneho ngiye kukubwira icyo ukora. Waza gusubiriramo uwo mubana iyi nkuru tumaze gusoma? Wakoze cyane gusoma aka gatabo. Kandi ujye usoma buri munsi. Uri umwana mwiza.